Amahoro, tuguhaye ikaze kuri Mamba Nyayo TV. Murakoze cyane. Nagira ngo wenda utangire utwibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Bugingo Alice Linzi. Mu rugo ni Musanze. Ndumva ari ibyo. Mu rugo ni Musanze, ku muntu ushobora kukumva aribwo bwa mbere yamenya ngo Alice na Alice? Ego. Alice ninde? Wenda gerageza kuvuga ukoresha cyangwa se imyitwarire yawe n'ibyo ukunda n'ibyo wanga. Murakoze. Alice ni umuntu ucisha bugufi, ni umuntu ukunda gusabana, ni umuntu utagikomeza ibintu ngo abigire intambara. Ngabigira intambara. Ego. Akayamvugo y'iki gihe ngo ubundi umuntu akubona ndabona uri umukobwa muremure. Utabyongeyeho byo. Ni umukobwa muremure cyane. Ufite nk'imyaka ingahe buriya ugereranyije? Nubwo ngo bijya bigora kuvuga imyaka yanyu muri abakobwa. Nago njya nijena, mfite imyaka 21. Nzazuza mu kwa gatandatu. Atangire bashaka impano hakiri kare. Ariko se uvuze ko uracyari umwana, biranumvikana uracyari umwana, nagira ngo uze kudufasha unarebe muri kamera neza. Ntundebe cyane, wenda ndagira ngo uze kureba public izadukurikira cyangwa se abashobora kudukurikira. Ku myaka 21 kanya utangiye gutekereza inkwano. Oya, ntago urumva iyo ugize anniversaire cyangwa uri kwizihiza umunsi mukuru w'amavuko wawe. Ubu uri guteganya gifts tumwe na tumwe batangiye bazitegura. Ni impano mbese uvuze impano ntago ari inkwano. Narigize ngo ugiye kwikosha. Oya, impano nizo muri se ni wakwikosha ari bibaye ngombwa. Oya, ndacyari mutoya. Uteganya kuzashaka ufite imyaka ingahe? Ntago mbizi, bizaterwa n'insoza amasomo yanjye hakiri kare cyangwa nimbona umuntu duhuje tu. Bizaterwa n'Imana nibishaka. Bivuze ngo uramutse ubonye umusore uri tayari ntago wategereze ko wuzuza imyaka y'ubukore. Ninsoza kwiga. Ngo nubona umuntu muri ze ntawe ufite buriya. Naho mfite. Mbonye ku kaboko usa nk'uwambaye impeta. Iyo mpeta ni impeta yanditseho love. Love. Ego. Uri mu rukundo ariko nyine. Oya, nuko nkunda kuyambara cyane. Hanyuma Alice, mubonye nabonye uri umukobwa ukunda kuganira ndetse no kuba guseka. Ufite izihe mpano? Niyo guseka cyangwa impano guseka wayihindura impano? Nabyo birashoboka, hari umuntu ukunda kuba yishimye burya nawe ni impano. Ubwo mfite indi mpano ntarinzi mvumbuye. Uzishura. Nabonye uri umwana w'umushene kandi ukiri na mutoya, ukunda no guseka no kuganira, ariko hari ibindi bintu wibitseho mu buzima ujye uvuga ngo wenda ndamutse nize nkanangiza akazi sinkore, naba nizeye kuri iki kintu. Ni ikihe kintu? Murakoze. Ndamutse nize singira ubushobozi bwo kuba nabona akazi cyangwa nakwikorera ku bintu bijyanye n'ubusizi, imivugo, poems. Ndabikunda cyane. Nibyo bintu ndi guha akanya nkabimixinga n'amasomo. Wow, ubivuge ngo ufite imivugo? Ego, ndayifite. Nk'ingahe? 7. Niba ntibeshye 7 cyangwa 6. Wow, aho ngaho niho nshaka kugira ngo tugere rero sasa. Ufite imivugo igera muri 6, ubwo se wanditse mu gihe kingana iki? Natangiye kwandika guhera muri 2016. Nyiri muri secondaire ntangiye A-level mu wa 4, ariko nza kugira gusa nk'ubihagaritsemo kuko iza mbere nari nanditse narazibuze, ndangije rero ncika intege. Nongera kwandika ngeze mu wa 6. Ari itsinda ryabimfashijemo ryitwa Poetesse. Bongeye gutuma nongeye numva yuko ari ibintu byanjye. So guhera 2018 till now ndacyandika. Ufite impano rero nk'iyo ngiyo umaranye igihe kirekire? Ego. None se uvuze ku mivugo, uri umusizi? Ego. Ibyo bintu bikora he? Ni mu muryango, ni mu baturanyi, ni he? Ntago mbizi niba ari mu muryango, ntago mbizi niba ari mu baturanyi. Nisanze mbikunda.
wisanzuye yego nakuze n'ababyeyi ntago bakubwira ngo mama cyangwa muri famille yo kwa papa cyangwa yo kwa mama nta hantu nta musizi urimo aya ndumva ntawe ndabona cyangwa numvishe ntayo ni ibintu byakujemo gutyo gusa yego byanjemo ndabikunda nkunda kureba poeme nyinshi n'abantu benshi bagiye batandukanye bituma nyine kumujanga ubwo wirefera kuri inde none mu Rwanda cyangwa no hanze y'u Rwanda nta kibazo hanze y'u Rwanda ntawe mu Rwanda umuntu nyaspira kuvuga imivugo ni n'abantu benshi ariko hari uwitwa King Kivumbi avuga imivugo myiza hari n'undi twiganye turakorana muri ibyo bya Transparencies Kasmil ya CP hari Karine hari Steve Carrad ni benshi banyaspira gukora imivugo myinshi nibagiwe n'umufounder w'iyo Transparencies Gilda yarabidufashijemo cyane kugira ngo nongere numve yuko mbikunda ari ibintu byanjye urakoze cyane. Hari akandi kabazo ngize kamatsi ku muntu yakubaza imivugo ufite ivuga kuki ku bintu byinshi bigiye bitandukanye hari mfite ya gospel ivuga kuri about love ivuga ku muntu ku giti cye ku mahoro u Rwanda ku babyeyi zigiye zitandukanye gusa ku myaka yawe uzi ibintu byinshi muri urwo rwego iyo urebye iyo urebye ibintu biri kugenda biba muri iki gihe cyacu nicyo kintu kinyaspira kuba nakwandika genda wirefera ku bintu byinshi bitandukanye hanze urubyiruko uko byifashe bigatuma nyine nshobora kuba nabyandikaho ugiye kuba inararibonye ukiri umwana ntago navuga ngo nuko ngiye kuba kubera yuko ntago mbizi burya ntago umuntu yakwimenya ko ari mwiza cyangwa mubi agenda abibwirwa n'abandi nyine ni ukuvuga ahantu hose wagiye ntabwo ari ubwa mbere ugiye wenda uraza kuduha ku muvugo ninde nta handi hantu wagiye uvuga ahantu henshi wagiye uvuga imivugo bagiye bakubwira ngo iki ntago nagiye nyivuga ahantu henshi cyane kuko ni nk'aho ari bwo nyitangira kubihereza umwanya cyane ariko muri competition yabaye hari competition nitabiriye last year yari international so urumva kubera igihe cya lockdown mu rugo biba ngombwa ko dukorera online kwari kohereza video yawe bakayireba and then bagatanga amanota ariko bambwiye yuko mbishoboye urumva rero bambwiye yuko nkomeje byazangeza kure so that's a positive thing nishimira Imana izagushoboza tugiye kwirukanka cyane wambwiye ko uri umusizi ariko hitangira amatsiko gushaka kumva ubusizi bwawe ariko uduhaye igihangano kimwe mu bisigo umaze kwandika cyangwa se mu mivugo we numabere kuvuga gutyo mu mivugo ufite umuvugo akakanya ka none ushobora kutugezaho kuko kubivuga twabyumvishe kuko nari we rwose ariko giye nkubonye uburyo useka uburyo wishima nakubona nk'umukomediye kurusha akazi k'ubukomediye ntabwo ari akanya nakaba okay ngaho rero noneho garagaza impano ufata umwanya utubwire ku muvugo wenda wumva watubwira ni nk'uwe watubwira muri akanya ka none ibintu ko yisize ari myinshi mu mutwe hitamo umwe uyu munsi ushobora kuduha ngiye kubabwira he never die mu kinyarwanda iri mu cyongereza ariko nayisobanura mu buryo bw'ikinyarwanda ni umuvugo wa gospel nanditse cyangwa ibintu bijyanye n'iyobokamana ukuntu umeze nashakaga kwerekana yuko Kristo atajya apfa ntabwo ajya ahinduka he never die ngaragaza ukuntu nshaka kuba nagiye mubana mu bintu byinshi bitandukanye wenda umuntu atarakizwa n'iki noneho akaza kugeraho asa nk'aho ari kumera nk'aho ari kwicuza ikintu runaka
hanyuma yarangiza Kristo akaza kumubonekera akaza noneho gusubira mu nzira nziza ya Kristo agahinduka akaza nyine kumenya agaciro ko kuba nyine afite Kristo muri we. Ego ibintu wabikuye he? Nabikuye he? Mu buzima bumwe bwanjye busanzwe ndeba n'ukuntu nyine muri iyi minsi bimeze ku bintu bya Gikristo ku rubyiruko. Ntabwo yigeze apfa. Ego niko uvuga ngo ntabwo yigeze apfa? Ntabwo yigeze apfa kubera ko niba yarapfuye akazuka ni ukuvuga ko nyine n'ubundi bushobozi burenze ibitekerezo byacu. Urumva ko aracyari muzima, ariko uzareba umwana w'umuntu yapfuye ntabwo uri cyangwa mu rugero ndamutse mpfuye ntabwo nazuka nageraho mukanyibagirwa, ariko we ntabwo twamwibagiwe kuko ni umusitari. Uzarebe niwe musitari wa mbere ku isi abantu bavuga. Arenze abandi bose. Hanyuma reka tugaruke kuri uwo muvugo never die. Ugiye kuwutubwira kandi utubwire wisanzuye, ariko ntabwo ari byo nkubwiriza kubera ko ni ibintu bikurimo. Wisanzuye utubwire kugira ngo nuzagukurikirana cyane cyane kuvuga uravuga ngo ntabwo yigeze apfa mu Kinyarwanda mu magambo makeya kubera ko uraza kuvuga mu Cyongereza. Urahitamo kubusobanura mbere cyangwa uraza kubusobanura nyuma? Byaba byiza ngusobanuriye none aha ngaha ibyo byanyerera kurusha uko nagusobanura nyuma. Twagiye. Ntabwo yigeze apfa. Si kuvuga ko mbere na mbere nabanje kumubona mu maso yanjye, nongera mwumva mu bitekerezo byanjye, ariko kuko ntari nzi umuntu runaka bari kuvuga ntabwo nabyitayeho. Ukomeza kumva ijwi rivuga ati ukomeze kunkunda, kurikirana inzira zanjye, ukore ibintu byiza, uve mu bibi, ushake inshuti zikugirira akamaro. Za nshuti zose nyine ba bantu bose ubona yuko nta kintu bari kukugezaho ubihorere. Wameza kumva yuko nyine urukundo rwe ruhebuje ku buzima bwanjye, kuntu yarize ku bwanjye akamena amaraso ku bwanjye, ariko kubera bwabujije bwo kutamenya, kubera y'amaso nyine yaragifunze, ntabwo nigeze mbyitaho. Kuvuga ashatse kuvuga yuko nari ndyohewe n'ibyisi cyane kuruta uko namwumva, kuko yashatse kunyereka ishusho ye n'inzira ziwe, ariko ntabwo nigeze mfungura umutima ngo mwumve mwemerere. Narabyirengagije ndabireka. Ako nyuma aza gusa nk'uwohereza umukozi we. Rumva niba Imana ishobora kuba yakorera mu muntu, ubwo niwe yohereje. Kumva wa wundi ubwiriza, kwa kundi duterana bakabwiriza umuntu agafashwa, akaba yakubwira amagambo kumva umutima wawe uratsinzwe. Aho ngaho nibwo uhita utangira kubona agaciro kiwe, nibwo uhita utangira kubona yuko ari muzima, agukunda. So hanyuma ukaza kubiha agaciro, ukabona yuko agukunda, kwitayeho, ukamugira ukizera, akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hanyuma ukagera ukamenya agaciro k'amaraso yiwe yamenetse ku musaraba. Kwari kubera njyewe, kwari kubera wowe. Nyine niyo mpamvu, niyo ubuntu akugirira, nizo mbaraga zawe zo kuhora umuhamya uvuga ko atigeze apfa ngo agende burundu. Nuko nawusobanura. Niyo ncamake yawe. Okay, noneho tugiye kuwutangira. Twamaze kumva neza, ariko reka tugere no mu Cyongereza aho wifuza kuvuga. Nta kibazo nabyo turabyemera cyane cyane ko twamaze gusobanukirwa. Nta kibazo, you can go. He never die. I see in my eyes, I see my thoughts with too much tears, but I didn't know what was long at that time, and I didn't know you, that's why I ignored you. You told me that you loved me many times, you told me to follow you many times, and to listen to you many times. I didn't know you, and that's why I ignored you. You told me to go in a right place at a right time.
You also told me to have good friends instead of bad ones. And again, you told me to leave all bad things and do good things. I didn't know you, that's why I ignored you. Your love was unconditional to me. And I didn't know you. You cried a lot because of me. You even shed blood because of me. But I didn't know you. That's why I ignored you. You wanted to show me your good ways, but my heart was like a rock, a stone. It was totally closed. Now, I remember that I told you, you cannot get where to enter. Because I didn't know you, that's why I ignored you. You even sent your servant, but I ignored him too, to the extent where I failed to understand what he was telling me. But thank the Lord that one day I started listening to him. He told me that be wise in everything you do. And in a soft way, in a soft voice, he also said that Jesus loves you. He is ready to accept you. Totally, I was defeated by those words in my heart. Now I know you, that's why I didn't ignore you. I saw you in my dreams once again, with full of happiness, mercy, and joy. You also touched my hands, purified my heart, also make me beautiful like an eagle, beautiful like an angel. I know you, that's why I didn't ignore you again. I realized that your blood was important to me because you died for me. You sacrificed your love for me. My Jesus, my Redeemer, my King, my Protector, I will never and ever ignore you again because you never die. And again, your goodness upon my life is what makes me say that he never died. Alice Lindsay, thank you.